Tupe. Niwe nasengeye. Wagira ngo wambaye ishashi y'amazi. Ibase. Mba wisanzure ubu kigabo cyane cyaragiye ngo kimaze gusata mu kazi. Ubu nyine ninjye nawe rwose amambere wo nshakaga nanga umwanya umva. Ubu ndahari. Ni wowe ndakira. Yego. Usonje ko base uragiye. Ndashoje kabisa ndimo ndihita niyo mpamvu. Utafunze ibipeso kuzana gufungire. Nta kibazo. Waje gufunga ibipeso urindire ko ngufungira shunga aho mfasha dore ndabona byinshi. Icyo wanzaniye? Ako basi mfasha. Fasha nyine ngo kugira inzara ukazihindura sibyo se? Tazihindure? Zazihindure zirashaje. Nzazigabanya kiriho dutoya nzihindure nta kibazo. Cyane kabisa. Kwabyutse kare. Umunsi wabyutse kare. Ntabwo ntusa nabi nabyutse nkora amasuku. Hari imyanda ku meza. Niyo nabyutse nkoraho. Nindi ndirene. Uriya umugore mwiza. Shiri. Murukundo ugira isuku kabisa. Sure. Cyangwa ubwo urasa neza wagira ngo ntago ubyutse. Thank you. Shiri rero ndimo ndihuta. Kiri wakazi kabisa. Niyo tuzange nose tuguye. Yego ziri hanze nasitunganyije reka tugende mwambike ngo renze igipangu.
Niki. Ni byiza. Senga bura ko mbona ugenda utandeba njyewe ntabwo undeba. Ureba gute se kandi mfite umugabo? Ntabwo uzi ko mfite umugabo wanjye sosiye twasamba. Ubu Samu uriya mugabo ko kubona ndusha ikini. Ubona ndusha iki umugabo w'imbwa uri aho ngaho. Uri kundukira umugabo se? Oya ntabwo namutuka ariko nawe kameme urabona ndusha iki njyewe. None se Samu ndamukunda ni umugabo wanjye afite akazi keza ariyubaha arasirimutse n'ahantu uriye ntawe. Ese hano ureba n'ukuntu usa? Nawe urakabije urarengereye. Uri kundukira umugabo se ngo ndakabije? Oya tuzi. Kunkoraho. Njyewe urabizi ko nkukunda. None se unkunda gute kandi uzi neza ko mfite umugabo ushaka kunsenyera? Samu zubura naza kugeza. Umugabo ndamukunda kandi ndakwiyamye yinukira umugabo wayumvise? Ariko ubundi njyewe wambura njyewe amafaranga ndayafite nagusohokana ahantu ushaka hose even na Marriott. None se wansohokana kandi uzi neza ko ufite umugabo? Ubizi ko nubatse? Nanjye amafaranga ndayafite nukuri please nyumva. Ureba ukuntu uba wambaye. Wowe uraza kunere turinde cyangwa ufite iki? Wowe ahantu Samu muhuriye? Wowe nyumva nka time ubitekerezeho ubundi wowe ngwe plot dusohoke tubiganire tunatuje turi ahantu hatuje nibwo wenda wazabasha kunyumva ariko please ndagukunda please come on. Nzaba nkubwira. Sawa. Nishashake kunca amazi imyaka yose namukunze akamwegukana ariko tu Samara beshye. Niki, bite, umva ndikona utameze neza kandi naje kugusura umva nari ngukumbuye pe. Sha ntago meze neza muri iyi minsi ntago norohewe. Ufite ikihe kibazo? Sha iki gipangu ndimo habamo ikibazo gikomeye n'ikigabo cy'ikiraya kirwa kingendaho kimbuza amahoro kandi mfite umugabo ndubatse mbona zansenyera ubu ntago ndi hamwe pe. Nabizi ko wubatse se? Harabizi. Ufite ikihe kibazo se? Harya ntabwo no igihugu cyitwa cya Peter. Sinakubwiye igihugu cyitwa cya Peter cyangendagaho kera tugituye handi hejuru. Peter kuva kera? Yego nanone n'ubu ngubu. Nose umwongeye muhura gute byagenze ute? Sha ndabizi. Nabonye sigaye bo muri kino gipangu ejo bundi nibwo narekeje umugabo wangiye mu kazi nsanga cyane amyare hanze niho cyicaye. Ndakibonye. None cyongeye kungenda ubu mfite stress ntabwo ndi hamwe. Ko numva ari ikibazo gikomeye. None se bigeze ubiganizaho umugabo wawe? Kubera ko umugabo wanjye nabari bize mu kazi kumufatanya na stress zo mu rugo mbona nabandi kumugora kuko kubera kuntu bindambiye bingeze ahantu habi iri joro nataka ndaza kubimubwira kuko ndabirambiwe ndabona nkomeje kubiryamisha yazansenyera. Shaniki jengi ibyo rwose ugomba kubimubwira ntago bisaba kuba ari stress cyangwa umva bimubwire kuko n'ubundi urashobora kubimubwira ugasanga bya kindi kibazo noneho we akanabivuga mu bundi buryo ariko bimuganirije byaza kugenda neza kandi yanakumva pe bikiri hafi. Kubera ko araza gutaha kare ndaza kumubwira tuze kubivuga no ko nanjye birandambira ingize habi kibura nawe turaza kubiganira nk'umugabo wanjye dufata umwanzuro ko ndarambiwe. Yumva bitoroshye. None se andi makuru meze neza nta kibazo? Sha urebye nyine iki kibazo nagize ariko ahandi meze neza nta kibazo ahubwo sumeze ute kusiga usa neza. Ukuntu usa neza? Meze neza. Burya babona impamvu yo kunandi kwirirwa mu rugo. Ninde uri kukwitaho? Umva hari umuntu tumaranye iminsi ariko bimeze neza wumve ko umva mama kuru rero umva nyine type umva ni mwiza sinzi ko nabikubwira ariko nzamukwereka subize n'undi kuri inshuti yanjye kandi ibintu byose mbikubwira. Nta kibazo nuza kudusura muri kumwe ndari kuko ukuntu uri gusasha mu bigaragara gufashe neza pe atamfata neza kuri kundusha neza rega kararyoshye umva kararyoshye ariko none se muri hafi kuzabana ryari ntago arakubwira base mumbwire. Umva mba numva icyo gitekerezo rero atagifite kandi ntago wahita ubwira umuhungu ngo tuzabana ryari bikini byabona ko mwitayeho cyane nanjye naramwiyoreye kugira ngo ndebe icyo bitekerezaho cyangwa byumva uko azambwira ariko basubona gukunda ko mubanye ko musohokana
nyine umunsi ku wundi byibura basubona gukunda sha ko mbibona ko nkunda bwo man arankunda pe numve ko hari n'igihe ageza ku nsiri wacu mama aramuzi nyine ariko biraho nta gitekerezo cyo kubana na kibazo nta kihari nyine niba ashaka kubanza kubaka niba ari ibiki ariko nyine nanjye ngerageza kumwereka ko nabyitayeho oya nta kibazo gake gake bizaza kuko nanjye uyu mugabo wanjye tubana nuko byatangiye ariko uko iminsi yagendaga yicuma byaje kurangira tubanye mu ndubatse aha ni iwanjye urugo n'urwanjye nyine mfite amahoro uretse kiriya kibazo nakubwiye ariko turakiganira kiza gukemuka ariko nyine urebye ahandi ni ukuri nta mahoro nta kibazo Imana ishimwe ariko nanjye njya mwigiraho ibintu byinshi buriya nanjye icyo gihe nyine bizagenda neza ariko ntabwo nahita mwihutisha n'ubundi kamutware gake gake wabona atari nawe tuzabana hazaza n'undi byose Imana ibigena ibintu birahinduka sometimes Show. Okay. Oi, calma, eu acho. Baby. Oui. Uriho neza se? Uriho neza. Sasa reka njye kugura imyenda sibyo? Ndumva hano. Shunda gushaka. Ari nshaka ko tuvugana. Ntacaki se baby. Shucara nkubwire mfite ikibazo. Bireka namazanye imyenda. Oya sheri ndagushaka ngo tuvugana ariko. Okay, ntawamenye. Ntabwo meze neza rwose. Ese sheri nicyo ushaka kumbwira se? Sheri mfite ikibazo pe. Uribuka cya kigabo cyitwa Peter nakubwiraga? Peter? Nigeze kukubwira nyine cyangendagaho. Nyine sinabikubwiye cyane umbabarire. Ariko ngize ahantu ndambiwe pe. Kirwa kingendaho kimbuza amahoro. Iyo ngwerekeje akampamagara akambwira ubugambo butari bwiza. Nashatse kubikubwira nkabona uri bize mu kazi ndavuga ntabwo nakongera stress. Ariko wenda igihe kizagera mbikubwira ko byandambiye. Ngize ahantu rwose kwihangana byanga. Antesheje umutwe ngize habi. Peter uriya duturanye no mu gipangu? Yego kira kibare ya hepfo nicyo ndimo ndakubwira. Ntabwo byumvikana se Peter gutesha umutwe gutesheri. Nyina hengera ugiye akaba ari bwo ntesha umutwe nese yamvugisha uhari iyo umaje kurenga igipangu ahita nyihamagarishwa akanesha umutwe kanishije ngiye ndabirambi ambuza amahoro kinenge rwose ndarambiwe sheri ubu ngiye ngize ahantu mvuga ati reka byibura mbikubwira nk'umugabo wanjye umfashe. Peter uriya ndimo ranyuraho gutya ngiye mu kazi. Kiriya rwose unyuraho. Ntabwo nyine wabikeka ariko kimvugisha umajije kugenda kandi ngiye rwose ndabirambishije ikinesha umutwe kimbuza n'amahoro ngiye rwose ndarambiwe. Isundi mu buhe buryo arashaka ikimeze bite? Mukaba yifuza kunsohokana ngo za Gisenyi ngo za hehe kandi ngenda ndashaka kubaka ndagukunda ntabwo kira kintu ngishaka. Shira imbabarira umfashe kira kintu gusa kinkuriye mu buzima kuko kirambangamiye. Sheri. Byo nuko nabyo narinzi kweri ari mara ngiye kingana iki? Ishacu nk'amezi abiri nari nifite ugaho kuzabikubwira. Ariko nagize ahantu numva ndambiwe nyine. Nagasuzugura sheri. Namvugisha ari uko ugiye. Ntabwo narinzi yuko Peter ukameze. Kuri kimeze kinesha umutwe. None ngusheri. Ni nabikubwiye nk'umugabo wanjye umfashe dushaka umuti kuko ngiye kurunamubonye nagafite gahunda yo kundekura vuba. Je nifitiye n'ubwo ukwirwa kingendaho. Sheri tuzi. Sibyo? Giye kwereka ikintu tugiye gukora. Niba koko ari uko bimeze. Giye biranambabaje. Najyaga muco gutya ngiye mu kazi mubona ari ku gipangu. Ntabwo narinzi ko ari iyo mico afite. Nyine we ntabwo wabikeka gihengera ugiye kiba kicaye ari hanze kindindiriye mu ngo yerekeze. Iyo maje kuguherekeza nkagaruka nyine gukita kimbwira ubusa. Kimbwira ubugambo bwinshi iyo kibonye ntabwo yerekeje. Kandi ntabwo cyabimbwira uhari. Sheri. Yakwereka ikintu tugiye gukora sasa. Mu Karitasi rero mu gitondo mfashe kandi ubikore neza. Unyumve nyizere so nsabye kugufasha. Yego shumfa. Kandi nanjye ntago nakwemera ko ndi umugabo sibyo?
ntabwo nakwemera ko akomeza kugutesha umutwe mari kandi ntagasuzuguro mu gitondo mbere yuko njya mu kazi uwo muhamagare sibyo yego umuhamagare mbere yuko njya mu kazi nkwereke icyo turi bukore kandi unyizere yego shunda kwizeye njye biranambabaje mu gitondo mbere yuko njya mu kazi ndashaka kubikemura yego kiri reka mbanze mpindure imyenda nizere ko nyine batetse bya bindi nkunda yego ibiryo byawe nta kibazo biri mu kabati ndasanga umaze gutegura ariko kibazo kumeze neza wowe ufite amakuru ashyushye umva umugabo wanjye yaragiye wabanje kundeba ukuntu usigaye meze nakubwiye se umugabo wanjye yaragiye ufite amakuru menshi umva ahubwo uzigiye ahubwo ururedi uzi ukuntu asengaga mvuga ati narasenze mvuga ati paka muhegukanye umva ntabwo wakumva nishimiye kubona uyu munsi waje umva wisanzure ni ikintu ntukuramo ikoti arashyushye ariko cyane ntukuramo ikoti wisanzure ikigabo cyane cyaragiye mu kazi kimaze iminsi 3 ubu urigiye ufite urugo rwose wowe wisanzure uraryoshye urabona ukuntu woroshye ikosa mu burya yari yaraguye ahese naye do ego navuze ngo papa aranashyushye be ahubwo be fast rwose asize keya zawe ko zidasanzwe be wanyizeho undi usubuka ariko sinari ndi mu biki koko ndabona ufite ubwira rwose sinzi bari mu kazi atanyu mbese ubundi akazi karanduta akazi karuta umugore ubu kuntu natari umwanya nk'utereta shaka guteta biravuna ndabibona uretse ndeka no kwivuna ndabona byose ubishoboye tu ko mama yake na mama ni wowe nasengeye ndaki igo se mugabo wanjye rugo mu kazi ntaganya nyito cyumva nari nananiwe kukivamo cy'amasengesho mu rugo ari we nsengera umva meza nkuriyemo ishati vuba pe anahanga se mucireho nta no kwirirwa tujya mu cyumba se oya kuko n'undi turi muri salo sara akaba ari iyacu nta kintu bitwaye umva se ngira rero niwe nasengeye ibase ngo wambaye ishashi y'amazi ibase umva wisanzure ubu kigabo cyane cyaragiye ngo kimaze 3 mu kazi ubu nyine ninjye nawe rwose amambere wo nshakaga nanga mu umwanya umva ubu ndahari niwe ndakira igo Sheri amahirwe uraje ndamubwire Sheri iki ni cya kigabo nakubwiraga cyitwa cya Peter cyangendaga bari ryari uza mu rugo rwanjye umugore wanjye niki bise bya birimo nabyo Sheri ni iki nakubwiraga cyahoraga kingendaho ibintu bimurenike burya wabipanze bishise wese umugabo wanjye sinakubwiraga nje ntago naciye mu mugabo wanjye icarariye we icarariye
mbasi iyi telefone nayifataga byose byose nayifataga uravugisha ukuri kuva ryari ku mugore wanjye wowe hano mu rugo iwanjye base twakwicara tukabiganiraho ganira iki nawe video ndayifite wumva kizibiti ndagifite noneho nabyo kuvuga ngo urahakana iki polisi niri busobanura nabisobanura imbere ya polisi birasa aha ako twabigana none babagabo rwose boss nta kintu nganira nawe kuko ntabwo ari ubwa mbere base hari ukuntu twabigenza urakina umugore wanjye iyi ni inshuro yatangahe uruko ngiye mu kazi je warundambiwe njye mu kazi wowe winjira wowe nari isoni ako niba maye karibu gute yuko ufite umugabo se okay ako nyine ndamagara polisi yoya umugabo wakwicara tukabiganiraho tubitageze no hanze no mu baturanyi urabona nk'abantu b'abaturanyi ntibinagere no hanze tukabiganiraho kandi ibintu byose birakunda y'abantu babiri tubagiye inama ibyo uvuga ntabwo byumvikana ni kashi wenda ushaka nce nayo ushaka ariko bigere hanze two gutina mu byinshi kugira ngo binaguhe n'isomo we ku mugore wanjye urumva akakunkoraho se nyine uranyumva neza babarira ari mu rugo rwanjye umva wowe kugira ngo binaguhe n'isomo ku mugore wanjye wowe kugira ngo uve hano nereza amafaranga miliyoni 5 byihuse miliyoni 5 sheri uhamagare polisi natayaguha turahamagara polisi umva yewe reka nyinge miliyoni 5 sinabikubwira gasi umugabo wanjye namucinye ubone se wari ndimo ndakubeshya icyo umugabo wanjye twabanye neza ntabwo namucinye ntabwo uri umushike nese ko barambwiye ko mbabara ngo uyu mugabo wanjye ngena kuko namucinye wimbaza menshi miliyoni hano 5 nutazibona tamagara polisi base wamigiye igihe kiki wamigiye nkako amafaranga urabona ntabwo ndana likite no kuvuga ngo ni kujya kuri konti twahaniye kandi serious bitagira ntabwo wakabaye maraka yakangana guri cyumbwira ibintu byinshi wowe nta kintu nshaka kuvuga sheri wahamagaye polisi arabona dufite umwanya wo guturi mu rugo rwacu fata amafaranga niba ari no kuri konti yakuru yashyire kuri phone yohereze kuri phone yanjye niba bikunaniye mbwira niba bikunaniye akwese ndinda ndakwinginga reka tubikore muri ubwo buryo wavuze niba bikunda kuva kuri banki yawe yashaka kuri telefone reka tubikore basi n'isoni ubundi so wari uri mu biki uri gutizwa n'iki babarira ntabwo bitana niba bose reka mbikore basi yangana ariko ni menshi nciye menshi nuko ari miliyoni 5 zose naranijajanga amagambo makeya yewe yohereza agira vuba nta kintu mvugana nawe mereza nkwe nimero gashamo nimero hanisoni ako ari kudohora rwose kandi ceceka aho ngaho ari uracyari kuburana nawe bite byawe bitese aha ni wanjye siko nakubwiye ni gutya susango ko akiragira vuba manje nakanya mfite ubu ni gutya mukoramo abagabo amafaranga ziba ariko izi ni planka se muri gutegura kana mwabigize business ubu ni gutya wirwa kandi utuma biba bibi kandi kwishizaho yose yuzuye nongera kunkora akira sasa rero nundi munsi ubunda herejeje nkizemo imiyaga ku mugore wanjye aba ari byiza haguruka agenda gira vuba agenda ndetse se mfate no haguruka se genda tuvire mu rugo agenda haguruka gira vuba shumujugunye ibyo bikote byige ihute soka gira vuba nani isoni sheri tujye nakubwiraga sinikira cyafite abakubwiraga basiko tubonye 5 million